Okay. Yes, Okay, okay, shalom. kongeye twagarutse Zute shalom. ni fresh cyane Mubona kuri fresher nyinshi cyane abantu dutwika tubereye nabi. biba ari gahunda Ibisanzwe. Nkuko mubizi rero abavandimwe inshuti ndetse n'imiryango tugarutse muri cya kiganiro cyacu cya cryptocurrency. James Webb gatatu Irimo ibintu byinshi cyane nyuma mubibona ahangaha babibona neza cyane kabisa hano kuri background yacu. Dufite ibintu byinshi cyane niyo mpamvu ubona natwe impamvu tubisobanura tukaza umunsi n'ejo bundi dufite byinshi cyane mutaramenya yewe mwe mushobora kuba mutarumvisha n'amatwi yanyu ariko tuba dukeneye ko mumenye nyine tukiga buriya buzima bwose tubamo ku isi duhora dukora research duhora dushakisha duhora twiga nyine niko ubuzima buba bumeze so shwam tugarutse nanone kuri cya kiganiro cyacu duheza abakunzi bacu ndetse n'abadukurikirana bamenye ibintu bya cryptocurrency ndetse bamenye n'ahisimo kugana muri rusange muri iki gihe cyane rwose ariko wenda ibyo tutarajyamo cyane ngo tunimbike menye mubaze nyine ndabona umeze fresh meze neza hano kimeze neza ndashima Imana iyo yo waryamye ukabona urabyutse ukabona weguye umutwe byose beze neza byose Imana iba yabikoze nanjye dushima Imana urabona ko ntaribi Imana ntaribi kuri kose abarakora bajya bavuga ngo ngayigishe turadushimiye ariko turashima kabisa aho tugejeje rero tutibagiwe cyane ko hariho isi buriya tuba mu buzima butandukanye hariho umuntu ushobora kuba utameze neza hari umuntu ushobora kuba urwaye umuntu ushobora kuba uri mu bitaro abantu ntabwo tugira ubuzima bumwe cyangwa ntabwo tuba mu isi imwe nubwo isi turimo ni imwe ariko tubaho ubuzima bugiye butandukanye wowe rero ufite ikibazo wowe urwaye wowe wumva ko bikomerewe wowe wumva ko udafite amahoro wowe wumva ufite ibibazo menya ngo uyu munsi birashoboka kuba utameze neza ariko ejo bizagenda neza umenye ko byanga bikunze niko bigenda ku isi uyu munsi ushobora kuba urwaye ejo ukaba uri muzima ejo ukaba useka ejo ukaba urira ariko niko bigenda nyine niko ubuzima bumeze buhora buhindagurika ejo n'ejo bundi nyine nawe uyu munsi waba urimo kurira ariko ejo ukaba uri guseka ibyo ni ibintu bisanzwe byose ni ukubyihanganira nawe ubona ugenda nawe ubona ukomeye nawe ubona uko ibintu bikora birakunda gushima Imana ufite Imana ndagushimye ko hasi ntibasha kuvuga ntibasha kugenda ifite ubuzima twagera rero twihuse mu maso yacu n'abagenda tugendana dutangire cyane kuri ibintu byacu ariko cyane cyane twibanze ku gatoya ku kiganiro twari twarangije mu bishize ngira ngo twagiye tuvuga ku bintu byinshi cyane twagiye tuba kuri DApps incubators programs uburyo amasoko bayubatse tuvuga mu bintu bya pilot nyarwa byibuka pilot yabakomeye wabaye pilot ndakubwira ariko pilot ni ibiki iki pilot byaranze ko pilot no umushinga wa creative urabonaga iriya pilot ubundi ntabwo ifite aho ibarizwa kuri ino si ubundi impamvu njye nabonaga pilot ahantu hose ndayibona kandi ngasanga muri top 5 hafi z'imishinga yose ikomeye nyine uruvuga ngo ahantu hose iba iri iya mbere ubundi kubera twarabisobanuye incubator bari bashyizeho ngira ngo yaje muri top 5 kandi uruvuga ngo ziri ubundi kuri ziba zitondetse ntabwo hari ziba ziri ku myanya uzifate nk'aho ari one ya mbere bari application ya mbere nziza ikora mu cyiciro cya hackathon cyari cyatambutse rero urumva rero pilot kubera serivisi zajya itanga za logistique kugenda itwara ibintu abapiyoniya bazajya bagura kuri payi zabo kandi ku isi yose aho wakigura kikakugeraho nta mpungenge kandi ari nawe ukiri kugikurikirana ufite icyo bita tracking code number ikubwira ngo kigezanga kugeze ku muryango wawe icyo kintu rero urumva ecosystem yose application kugera kuri 80% bakeneye pilot ya serivisi izajya batwarira ibintu ibageza ku bakiriya urumva rero igomba kuba iza kwaje no kubona ikindi kintu gikomeye cyuko pilot amahava yari umushinga ukomeye kandi wisanga no muri top 5 wenda na top 10 cyangwa se n'indi mishinga nyine kubona ikurikiranye bashobora kwita kandi no mushinga wanjye nuko pilot iza kubitariho niyo rero dusobanurira nyongera ifasha mu mutwe sinzi bari kurikiranye n'izindi mishinga ishobora kubitabona uburyo ko cyane nk'abantu nk'uko turi muri Afrika cyangwa mu Rwanda urumva payishobora kuba ishinge cyane wenda tuvuge bitewe na popularity y'abantu nyine bayirimo wenda nko muri China cyangwa se wenda za Canada, America, USA ariko urabona ahangaha twe muri Afrika urumva pilot itayifite bya bigo ntabwo bishoboka kugira ngo ikore neza nk'uko nyine bisabwa n'indi mishinga igenda yubakiraho muri DApps cyangwa se muri ecosystem ya Pi blockchain byagorana cyane habatabayeho icyo bita pilot ngira ngo baranabyibuka ibyo incubator zari zishingiyeho imishinga ifite target cyangwa se ibasha kugera ku mpande byibuze enye ecosystem kugira ngo ibashe kuraninga kuba team yari yifuje bivuze ko kugira ngo umushinga utoranwe muri incubator byasabwaga ko uwo mushinga ugomba kuba wuzuje ibyibuze ibintu bine bikurikira kuba uzafasha ecosystem gukora icyo ni kimwe ubwo no kuvuga ngo ibikorwa ko team yakoze ntibyapfuye gusa barubatse ibintu babubatse bigomba gukoreshwa icyo ngicyo ni icya mbere icya kabiri kuba aba developer imishinga bubatse bose muri bagashyira muri Pi browser izabasha gukora yose ikabona abakiriya
icya gatatu kuba abapiyoniya bazabasha kubona uko bahaha bagera kuri serivisi mu buryo bworoshye, icyo ni icya gatatu. Icya kane kubona nongeye mu piyoniya n'undi wese uri hanze azabasha kubona akazi akabona imirimo. Ibyo bintu byose ziriya dapsi nazo zubakiye kuri pilot ati kiciro bacyumve uko hari ibintu byinshi bizasanga aho bigenda bikorana. Ni ukuvuga ngo izi zose iyi pilot idahari cyangwa se indi logistique yose ntabwo byabasha kubona uko byohereza ibintu ku bakiriya babo, kuko andi ma delivery cyangwa andi makampani akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntabwo aba muri payi, ntabwo yakira payi, kandi dukeneye umushinga wakira payi direct kugira ngo amafaranga ndetse n'abantu babashe kwishyura n'ibintu bibashe kubageraho. Urumva rero iyo mishinga uko yakurikiranaga byose ni ukuvuga ngo ari kugira ngo n'ikindi kintu babanze bacyumve neza. Ubundi ino incubator ijyamo imishinga yatambutse muri hackathon igatsinda hackathon ikaza mu mishinga ya mbere. Bishatse kuvuga ngo ino mishinga yose 5 yatambutse ejo twavuze muri incubator ni imishinga n'ubundi yaje muri hackathon ya mbere, yatsinze muri hackathon ya mbere. Bishatse kuvuga ngo mu mishinga yose yatsinze muri hackathon ya mbere yose havuyemo 5. Iyo mishinga 5 rero itorwa na community ya Pi Network, abapiyoniya 55 zihari ndetse zikomeje kugenda ziyongera, ndetse n'abandi bakanguka bagaruka bamayininga. Abo ngabo nibo bagira uruhare mu gutora umushinga bitewe n'ukuntu wubatse na serivisi uzatanga n'ibyo uzafasha abaturage. Ibyo ngibyo bigatuma iyo mishinga iba chosen one, igahitwamo mu mishinga yose ihari irenga 21, cyane cyane mu mishinga yatsinze muri icyo cyiciro cya hackathon. None yamara kuba iya mbere yakuba selected na kwa team ikayifata ikajya kuyishyira mu byumweru 12 byo kugira ngo bahuze imikoranire. Uko guhuza imikoranire rero ntabwo iba igiye kubafasha kubaka ko baramaze kubaka kugira ngo itorwe n'abapiyoniya, nuko iba yarabanje kuba yarangiza kubaka ibikorwa byayo. Biriya byumweru 12 kintu bimaze nk'uko twabigarutseho bushize, ni ukuvuga ngo ikintu imaze ni ukugira ngo uburyo bwa payment babunoze. Niba umupiyoni ugiye muri application ugiye guhaha direct wallet ugiye koherezaho, ntuze kohereza kuri wallet y'iyo company direct, ahubwo payi zawe zize kugenda zijya muri wallet ya core team ari ifite domains twabonye yitwa walletpi.net.com. iyo payi wallet yo walletpi.net iyo ngiyo niyo ugomba kwisanga ari gushyiramo passphrase zawe. Mu gihe imishinga yose bitarajya muri hackathon cyangwa se itarajya muri incubator, wallet zabo bari bamaze kugena ko zigomba kujya umukiriya yishyura direct ku kigo direct ako kanya. Ibyo ngibyo ushobora gusanga ikigo kiri scammer. Ni ukuvuga ngo rero iyo payment igomba kuva mu kigo ikajya kuri Pi SDK cyangwa se Unity system igomba kumanaginga payment muri Pi Network. None yamara kuba SDK igahita iba connected n'icyo bita Pi OS cyangwa se source code ituma umushinga uba verified. None amafaranga akajya, niba nguze ikintu kikabanza amafaranga nkayohereza kuri walletpi.net.com, none iyo ngiyo bamara kuma umukiriya n'umucuruzi bamara kurangizanya serivisi zabo, ngiye mu waguze nkemeza ko ikintu naguze nakibonye, none ko watimika karekora amafaranga akajya kuri company direct. Ibyo bintu nibyo bari bamaze rero ibyumweru 12 barimo barabyubaka amezi 3. Uvuga ngo rero umushinga wawe kugira ngo ujye muri incubator, ari nabwo tuvuga ngo ubu ngubu tugiye gukurikira incubation ya kabiri. Incubation ya kabiri iraza gutoranywamo imishinga yanyuze muri hackathon ya kabiri. Hackathon ya kabiri rero tuvuze ngo imishinga ni ukuvuga ngo hackathon ya kabiri yarabaye, hari imishinga yatambutsemo yatsinze iranahembwa, harimo za CB, harimo izindi zigiye zitandukanye. Iyo mishinga rero twakwishima cyane tubonye hari imishinga iyo muri Afurika direct itsinze muri incubator nayo ikaba iya mbere yabaye selected. Ubwo nk'urugero nka CB ishobora kuba yazisanga nayo itsinze ikajya muri incubation, ndetse na Twiga Kamaso yo muri Tanzania tukayiboneje muri incubator. Ibyo ngibyo byadufasha ko ya mishinga izaba verified vuba kandi ikanatabasha gutanga serivisi direct vuba bidatinze kandi itwegereye. Urumva rero baba pioneer bose ari abarundi ari abatanzania twabashishikariza kujya bajya muri Pi browser bagatora application yabo kuko niba bayishyigikiye kugira ngo bazarebe ko izaba selected muri incubator ya kabiri igiye kuzamo, cyane cyane ko izo application mvuze buri hackathon yose izagira incubator. Ubundi incubator bivuze ngo ni uguhemba abeza kurusha abandi. Bagatora muri ya mishinga yatsinze muri hackathon bakayiha impamvu bivuze gutyo. Biri impamvu bakihemba nuko banyine bitarajya wenda mugaragaro batarayemeza. Ni ukuvuga ngo imishinga yose yatambutse muri hackathon, iyo wamaze gutsinda muri hackathon babaha payi 10,000.
bazemba payi ibihumbi 10. bivuze ngo baragifite n'ubundi izo ngizo baba barazihawe. Noneho iyo mishinga yahawe izo payi ibihumbi 10 hagera igihe bakongera bagahitamo undi mushinga mwiza kuyirusha. Noneho uwo mushinga mwiza kuyirusha niwe ujya muri Ekibeta. uwo mushinga ujya muri Ekibeta wayiha payi zingahe? Noneho uvuga ngo bagiye kuha payi, ahubwo bagiye kuwufasha utangire utange serivisi ku bapiyoniye. Bafashe bahubakire vuba utangire utange serivisi binyuriye muri ya support core team yihuza na core team y'uwo mushinga, bagahuza iza wallet address twavuga za payment kugira ngo bajye connected kuri SDK ya Pi network, kugira amafaranga nge niba ntashye amafaranga ntahita ajya muri company direct, ahubwo abanza anyure muri verified wallet ariyo Pi wallet pi.net. Namara kugeramo ngewe nganire n'umuntu turi kugurana, namara kuma serivisi yanjye nze gukonfirm mureke ni P2P. Noneho walletpi.com ikora nka escrow payment, aho itubikira amafaranga twanza tukaganira ibibazo byacu twabikemura. Noneho nazasanga wampaye karite ntakubwiye sinemeze ko bakarite nayibonye, sinkirikaho ko karite nayibonye, ubwo twongera tukaganira ahubwo ngo ibintu nagutumye sibyo wanzaniye, abigusubiza wampaye pirate. Namara kubigusubiza ukama icyo nagusabye, waba utagifite nsoringa oda amafaranga akava muri walletpi.net akangarukaho, naba nagishimye amafaranga arangarukira, naba nagishimye arabanza akajyamo hariya tugakemura ibibazo tugakemura ibibazo byacu. Noneho waba umpaye serivisi yawe nayishimye, noneho nkemeza ko ikintu wampaye nakibonye, noneho amafaranga kwa team kayarekura ajya kuri wallet ya company. Nuvuga nicyo Ekibeta imaze, ni ugufasha ubwo buryo bw'umbi bakabuhuza kugira ngo company irusheho kuba verified yizewe nta ari cyaje wewe cya goods and service. Goods and service imeze neza nta makemwa ntaki. None ubasho kwitwa. Urumva rero imishinga iba yatamutse muri Ekibeta, twasaba ngo n'abandi bose bumva bashyigikiye umushinga wabo bajya muri Pi browser muri dApps n'ubundi mu cyo bita brainstorm, no hantu tugenda tukinjiramo tukareba wa mushinga twasacinga tukawuha amanota tukawukirikaho tukanawukomantingaho. Ibyo ngibyo bigatuma ubwa bwinshi bw'abantu bawutoye aribwo kwa team zaza kavuga ngo n'umushinga wakunzwe n'abantu benshi, reka tu select uje muri platform ya Ekibeta ubundi tuhe ibyo ukeneye uzatangira ukore. Umva ko wamaze gukundwa n'abantu benshi, rero kwa team igomba kwegera bagahuza imbaraga bagahukemura ikibazo cya payment kugira ngo bawushyire mu mishinga igomba gutanga serivisi. None yandi itaba yaratowe kagenda iza nyuma nyine rero muri buri hackathon ariko ntabwo bayikuramo ikomeza gutanga serivisi wenda bayitaho nyuma babiteye kuri ya yindi ya mbere, kuko ubundi bakeneye ko target dufite nuko kuri 2024 mu kwa 12 byibuze ecosystem open mainnet tuyinjiramo. Urumva kugira batinjiramo nuko banza bakaba n'imishinga yiteguye yarangije ibikorwa byayo kandi yanakunzwe cyane, bakayisupportinga vuba kugira ngo bizahure na yatariki. Gusa ikindi cyo ntabwo hackathon izigera irangira, imishinga izakomeza yinjira uko ukomeza kwinjira niko bakora imishinga myiza. Natwe twifashe tukagira umushinga ducreating ahubwo nibwo tugiye kuganira uyu muzi business yawe ubundi imeze nawe utakubaka business yawe wishyire kuri pi.net.dev wishyire kuri blockchain, tubone abadeveloper bazi bo application tubone mu Rwanda. Nanjye mfite project amafaranga namara kuboneka project yanjye business yanjye nateguye igomba kuza ikajya kuri walletpi.net network kuri SDK mukajya mwishyura muri Pi payment direct kuri serivisi nzatanga. Katuganira ku kintu cyitwa nyine umushinga cyangwa se kwishoramari business. Ikintu cya business kwishoramari nyine urabona aya mafaranga ni menshi cyane. Rero nibaza ko aya mafaranga yabonye gutyo gusa nta kindi kintu ufite mu mutwe, nta mushinga, nta gitekerezo, ushobora no gusara. Nibyo twavugaga nyine batagufunze cyangwa kwica wanasana. Nuvuga ngo kugira ngo babe pioneer za hari hose umufite mushinga ki ni iki kintu go planning nyine muri yabona uzabakoresha. Muko tware kuri etape kuri step ya mbere tuvuga ngo amafaranga agaciro kangana ngatya, ubushize igano twakoze cyavuga ngo witeguye kwakira ayo mafaranga. None uyu munsi tugiye kuvuga ngo ayo se amafaranga niba wayakiriye wayateganyirije iki bihe bikorwa. Ubu none aha tuvuge urabizi neza ko Pi iri ku 12,900 y'amadolari. Ayo mafaranga bayashinze byo mu Banyarwanda cyangwa se wenda y'amadolari ni miliyoni 473 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga byonyine kuri PIM imwe. None PIM yamutse yibonye none aha
muvandimwe mu pioneers cyangwa se undi mutwumvisha none ushobora kumaninga private tutazi aya mafaranga niba nta mushinga n'igitekerezo ufite uyakoresha nibyo uzahita utumutwe ibibazo umuntu afite payi wenda 10,000 n'urugero 5 wenda 2,000 cyangwa n'ijana cyangwa ushaka ufite payi 10 nuje uvuze 10 uzazikoresha amafaranga none niba nta gitekerezo ufite payi imwe uyu munsi urangana na 476 z'amanyarwanda kandi wumve ntabwo ubu ngubu ni nka tukiri muri test ubwo nitujye Burundi ni hafi miliyari 2 turi muri test ushobora kuba payi yo miliyoni 5 izaharenga none ayo mafaranga wayateganyirije iki watekereje iki ufite plan yihe ufite umushinga ese ufite igitekerezo cyangwa nari ubwo ni uburyo budufasha kugira ngo tutazasara bityo n'amafaranga tutaratekereje umuntu tuzayakoresha bizaducanga none nta nubwo tuzaba tukibashije kugitekerezaho icyo kintu ntabwo twagitekerezaho ahubwo tuzaba twamaze guta umutwe bibe byateza ikibazo niyo mpamvu ndi kwibaza pioneers n'abandi bantu mayininga bafite business plan yabo ni iyihe ni iyihe nawe bibaza ngo business plan yanjye ni iyihe mfite iyihe gahunda kuko ubu abantu benshi bajya bibaza ko ushobora kuba wenda utazi no creating umushinga ushyira hagati wenda ya project yanjye ni iyi ariko hari abantu bize barashobora yewe urugero rwiza shamu niwe natanga example uyu type kabisa creating imishinga n'ibintu bye no kuvuga ngo ubusanzwe ubundi akazi nkora kanje ka buri munsi ndi business advisor cyangwa se business development advisor mfite ibyangombwa mfite certificate byose RDB iranzi Minicom iranzi NEP iranzi district akarere kariko kose karanzi mfite ibyangombwa byanjye niko kazi nkora nyine umunsi ku wundi niko kazi nkora rero no kuvuga ngo wewe niba utarategereza business wakoresheje wagatangira ukegera abajyana mu bucuruzi bagatangira ukabaha idea ya mbere ntoya ufite bakayidevelopa bakanakugira inama yo kuza ko bari bakagutegurira umushinga uteguye ugategurirwa umushinga uteguye cyo business plan none iyo business plan bakakwereka amafaranga uzashora aho uzayashora abakozi uzakenera uko uzarema akazi nuko izagenda yidevelopa kugeza ugeze mu gihe cy'imyaka 5 prolongation y'imyaka 5 ibyo byo iyo umaze gutegura uwo mushinga uwicaranye none ya mafaranga ukaba yabona ntabwo amafaranga uhita ujya kuyaryohamo ejo wasara cyangwa ukisanga imageragere bagwisanga imageragere rero umushinga wose yapfuye kuko bishakiye aya ngaha atagukije yakwiye nta kindi kintu yakora ubwo bishatse kuvuga ngo ino minsi tugezemo niyo deja twamaze kwizera ko amafaranga tuyafite wamaze kwizera amafaranga uyafite none izere ngo urakoresha iki nicyo ugiye kuyakoresha rero mufate imikoro ndabizi benshi muri bo mwanatekereje mufite imishinga mu mitwe yanyu mufite ibitekerezo imishinga mwakaye mufite kamere umuntu deje ufite paya afite umushinga none uwo mushinga tangira uwigira inyigo yawe umenye ngo nzakenera ibiki ese nihe hantu heza hari ikintu ushaka wajye no ku masoko basibye kureba kwa uvuga ngo rakamanze gucunga menye dukuru menye n'amakuru utangira ugakora research information y'ahantu wenda uzakorera ese ibyo bintu ubuzima wenda bisako bigoranga ni urugero ibintu ukeneye wenda ushaka gucuruza ntabwo genze wenda ngo nibi wenda urashaka gushyira ibintu naka wenda ahangaha uri muri business runaka ntabwo mbizi ariko ibaze ngo kuko muri ushobora kuvuga ngo amafaranga ntagarangira mu ntoki ariko umuntu ujya gushaka nyine amakuru nibura ntafite na n'ubusiyo ikintu runaka rero nyamuneka ntazajya haba mu payine uvuga ngo nta gahunda afite nta uzakoresha amafaranga hari ibibazo njya mbona abantu bambaza ngo ko twese ngo bagiye kuduha amafaranga kuko ntabwo ari amafaranga we nazaza tuzabona n'amafaranga ya KFS ya Nesara na Gesara tuzayabona agize ko twese tugiye kubona amafaranga ubundi ngo ninde uzakora sinzajya nkicara nkigarama muri Garama se igihugu cyawe uzagiteza imbere gute oya buriya harakina abantu batazi wenda shwamu reka tuye kwenda kwita cyane ku wenda ko abantu benshi batabizi ariko nujya nko mu bihugu by'abarabu none ibihugu bifite amafaranga kandi menshi kandi usanga tuvuge wenda nka Qatar Qatar abantu benshi barabazi bari abantu kuki baticara ngo bavuge ngo abantu benshi hari bafite amafaranga kuri udashaka kwenda icyo cyangwa ngo muri Qatar gukora kuki bataryamye ahubwo banakora kuturusha umuntu umushoramo umunya businessman cyangwa businesswoman uwo nguwo yicara atekereza ahantu hari opportunity yo kwinjiza n'igiciro cy'ijana yeba Arabia Saudite bari bari nk'abantu bashaka gukina amabizi ibihugu by'abantu bakize ku rwego rukomeye ariko ni abantu bakora no baracyakora yewe turusha no gukora biratangaje kumva umunyafrika arimo aravuga ngo ngiye yinyabona zatandyama ngo man nta mafaranga adashira ibyo bimeze nk'aho umuntu ubone mu 10 ntasubira ku kazi agazasubira yashize wowe utagira utekereze ngo umushinga nzakora ahantu ndi
ahantu nicaka kanya karere ndimo cyangwa nyine ni iki gihakenewe, ni imihanda, ni amashuri, ni ibitaro. Wemerewe kubaka hoteli aho ngaho idahari, wemerewe kubaka ibitaro ugasapotinga abantu bawe aho ngaho bakabasha kubona ibitaro, wemerewe kubaka imihanda, wemerewe gukora ibikorwa remezo ari ibikwinjiza ndetse n'ibyinjiza abaturage rusange mu gihugu. Iyo mishinga rero wamaze gutekereza, ese aho hantu uri ubundi niki cyakwiriye? Icyo kintu cyakwiriye rero nicyo kintu kigusaba kugenda ukicara ukegera umujyana mu bucuruzi ukwegera uwo ari wese, si ngombwa njyewe cyangwa undi uwo ari wese, ariko ukamwegera akakugira inama kuko aba bihugukiwemo, abazi kumenya ibintu bikenewe n'amahirwe ahari kuri umushinga n'inyungu uzabona. Cyangwa atakubwira ngo uno mushinga ufite ahantu ntabwo bizakunda, wimure igitekerezo cy'ahandi, cyangwa niba udashaka kujya ahandi ushake igitekerezo kijyanye n'aha ngaha, urebe ibintu bibura muri uno mushinga wawe. Ibintu byo gukora byinshi birahari, byinshi birahari. Niyo waba utagiye no mu karere uvuyemo, niba muri district urimo aho ngaho hari ibintu byinshi cyane wakura ugatera imbere ukazamuka, kandi ntabwo wabura ahantu ugasapotinga abantu bahatuye bakabona akazi, bose bakabona akazi, nawe ugakora, mbese nawe ukiteza imbere n'umuryango wawe n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Kandi ni byiza kuko buriya muri gahunda na leta ifite iyo tugiye mu mirongo migari cyangwa se tugiye mu mirongo migari y'igihugu, hariho gahunda yo kuvuga ngo twihangire n'ibintu. Si n'ibyo ngibyo nkanjye kuko mfite ahantu murira n'izo gahunda zose muri leta, tuba dufite ingingo itubwira ngo tugomba guhimba imirimo mishya mu mwaka. Imirimo mishya akenshi mu gihe tuba dufite iba ari 415 imirimo mishya, atavuga ngo imirimo ihari kuze ku mwaka umwe. None ibyo ngibyo twe tukaba dufite taska yo gushaka abantu bashobora kubasha kunyura mu bucuruzi, tukabategurira amafaranga, tukabigira business, tukabahuza n'ibigo by'imari bikabaha inguzanyo. BDF irahari, amabanki arahari, ndetse na za sako zirahari kugeza ku muturage wo hasi. Abo bose tuba dushaka kugira ngo tubakuremo imirimo mishya kugira ngo tugere kuri ya goals igihugu cyihaye mu mwaka. Rero niba uri nk'umupiyoni ubonye ayo mafaranga, ntekereza ko wakabaye umwe mu bantu bashobora gukereya iyo mirimo irenga 1000 cyangwa 1,100 kubera abantu benshi ugiye guha, kandi ugafasha n'igihugu. Urumva wagifashije, wahaye urubyiruko akazi, wahaye akazi. Murabizi igihugu ni umubyeyi, ariko natwe abana ni ikintu wakora mu gihe igihugu kigwaye amahirwe kugira ngo ubonye opportunity. Koresha imbaraga nyine ukore cyane, kandi byanga bikunze nta kintu nyine bisaba. Iyo ukoze nibyo njya mbwira abantu, ujya bavuga ngo icyo ubye nicyo usarura. Koresha imbaraga ukore cyane, urebe urasarura iki. Imbaraga urasarura ibyo washakaga nyine urabisarura. Urasarura amafaranga. Nuhitamo kuryama ubwo nyine uzarura. Ntabwo bikunda. Kandi ngo sinkubeshye, unafashe umwanzuro ngo ngiye mfite amafaranga ngo ngiye kuryama ngo nyarye, ndakubwiza ukuri ko ayo mafaranga utayamarana kabiri. Si no kuvuga ngo agiye gushira, uburyo ugiye kuyaryamo uraza kurwara indwara nyinshi cyane kubera ko nta siporo urimo urakora. Icyo ni cyo si ikibazo, uraza kwirara, ibitekerezo byose biraza kujya hasi n'ibikujyane bigushore mu bintu bibi gusa, wumve ko waryoshya wagira iki, ibyo wisanga mu bintu bibi gusa, ejo wisange bagufunze cyangwa se bagukubita ivide mu kabari tujya gushyingura. Ibyo ngibyo nibyo dukeneye ku muntu w'umukire wari ugiye kugirira akamaro igihugu. Nuvuga ngo ahubwo tekereza ikintu wakora, ureke kumva ko amafaranga ngo urayabonye ngo ugiye kuryama ngo ntuzakora. Mu gihe abandi birirwa babaza ngo menere hehe ngo nshore ikibazo, ariko sohoka hari icyo wabanje gukora. Nawe uvuga ati kuko buriya hari ikintu kimwe abantu benshi batajya bamenya, ujya wibaza, nagiye mbibonaho cyane, ariko zo research ni ikintu gikomeye. Navuga ngo abakire bateye ubwoba. Uruzi ko abakire bakomeye bafite, uzabarende nk'aba Elon Musk, uzayibona nk'aba Bill Gates, uzayibona abana batipe bose bandi bose ba Jack Ma n'abandi, baniga bose ubusanga bafite amafaranga menshi pe, nawe buri mwese murabizi. Hari n'akaza mu bitabo buri. Ikintu gitangaje cyabona batipe, uzi ko usanga ubwe mu bantu akoresha nawe bameze nk'umukozi, nawe ari umukozi, abafite n'umuntu umuhagarariye nka manager, nawe ushinzwe bwo kumwishyura, akajya ari amafaranga buri kwezi nayo bamuha. Ntabwo yifata ngo agende ngajye muri konti bakamuha amafaranga ku bushake bwe. Nicyo kintu business plan imaze. Iyo utegura umushinga ugakora projet, wigeneramo n'amafaranga uzajya uhembwa ku kwezi, kugira ngo uwo mushahara wawe ujye ukoresha kugira ngo utazarya iby'akazi bitari ibyawe, ugasanga business yaguye hasi. Hari akantu abantu batazi, ubona Cristiano ni umuntu abantu benshi baramuzi. Cristiano ni umuntu ufite nyine ibintu byinshi, yewe muri iyi minsi guca n'ibintu kubera kuvuga ngo yanakufunguye YouTube channel ejo bundi, niyo murazamuka cyane, niyo ya mbere. Ubu ngubu niyo muntu ugira ngo ku isi, nimba mbese abantu babanyamuzi, niyo muntu ku isi ukurikiranwa cyane kuko bamaze kugira hafi biliyoni cyane y'abantu bamukurikirana ku mbuga ze zose, yaba ari Instagram, yaba ari nibahajye bose bare miliyoni zimukurikira. Yesu abafite miliyoni hafi 700 800. Cristiano afite amafaranga pe, ariko buriya Cristiano afite umumanager umushinzwe
buri kantu kose niyo ashaka gufata amafaranga ajyana buri ikintu cyose audite ni kimaze arasaba araza akamvuga ati bimeze bite kushaka amafaranga yana kandi niwe boss niwe nyine nyiri ibintu umutima gato nongeye bite n'impamvu zinizi cyangwa ukuntu tubareje bimeze ntabwo wenda amafaranga none ntatinya kuba ariko wenda ejo nzayaguha muri make niwe boss ariko ntabwo yemeye kuzana amafaranga nicyo kintu ndetse nkuko bishaka ngo ikamuma amafaranga nicyo kintu kuko iyo ahombye wa mutipe iyo ahombye undi wenda tuvuge nimba bafite gahunda y'umwaka aramubwira ati aya mafaranga kucyuta kari wowe akazi kariko kazi kawe kuki nahombye kuki utambwiye azamubwira ngo wampaye amafaranga kuki utabikurikiranye ugomba kuba nyine niba ari comptabilité niba ari ibiki ugomba kubikurikirana ukamenya gahunda y'ibara amafaranga ageneye ese ni ngombwa ngo nyafite nona cyangwa ntabwo ari byiza bishobora guteza ikibazo nicyo kintu umujyanama mu bucuruzi amaze we akwereka ko buriya wowe ubwawe na company muri abantu babiri batandukanye abo bantu babiri batandukanye rero nta n'umwe ugomba guhombya undi mu gihe utagomba guhombya undi wowe nubwo uri nyiri business ugomba kuba ufitemo umushahara ugomba kujya wihemba ku kwezi kandi uwo mushahara nta nubwo ugomba kwihanika cyane ngo ni uko ari wowe business ahubwo ugomba kuba ufite umushahara uri standard ungana n'uw'abakozi bawe muri mu kigero kimwe none ya mafaranga uhembwa wihemba ku kwezi ayo mafaranga akaba ari gukemuramo ibibazo byawe byo mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi urugo abanyeshuri abana nawe ubwawe ibyo ukeneye none yagushirana ukaba umukene n'abandi bose ugategeza ko uzahembwa ku kwezi kuko urumva ngenje nka bose n'amafaranga nashikwe kubona yari umunsi umwe butike irashira none ko butike kenshi zishira ngo njyewe muri kagende noneho njye ngira ibintu n'amafaranga ni ukuvuga ngo muri business zitangira muri business zitangira mu gihugu cyane cyane ndavuga mu Rwanda 100% zitangira business 5% nizo zikomeza urugendo zikamara byose zibasha kugeza ku myaka 5 iyo nazo imyaka 5 zishobora kuzima cyangwa nazo zigapfa gukomeza nizo tuva ko company business yamaze gukura ariko izo zindi zigenda ziferinga nuko umuntu wahimbye akazi ubundi irambye imara umwaka umwe imyaka hani yitipfa ku kanya none izabashije gushobora mu 50% zibasha kugeza ku myaka 3 izo ngizo ni myaka 3 niho havamo ka kantu kuko uri boss ukajya uyaspending uko yibona yaspendinga ntubashe no kumenya ibyo ari byo none ukazahasanga ya myaka 5 ishize business yarafunze imiryango yarazimye iyo ibashije kurenga imyaka 5 niyo business iba yamaze kugera cyo kubaho niyo mpamvu uzajya gusanga iyo utangije business baguha ipatante bagusoneyeho imyaka 2 kugira kuko bazi neza ko muri iyo myaka 2 nubasha kwirenga ubwo business izaba itangiye gukura igatangira kugenda ikura izamuka ibyo ngibyo rero nk'umuntu ugiye gutangira business biba bisaba ko we ubwe yicara agashaka umuntu umugira inama muri business akanamukora business project business ikabasha kumuyobora ukuntu amafaranga azajya asohoka n'ukuntu azajya yinjira akamwubakira rero aba accountability bagomba kujya bamufasha none wa mu business developer ugukoreye akajyaza akagukorera icyo bita nka audit icyo bita ibaruramari akajya mu ishoramari ryawe kuko hari ibitabo by'ubucuruzi ibitabo by'ubucuruzi ibyo bitabo uba ugomba kuba ubifite byose bigera nko ku 8 byose akajyaza akabigurikiranira ariko nta kazi nyine no audit azafata ukamenya ngo mu gihe mfite umutungo wanjye mu gihe cy'amezi 3 amezi 6 no ku mwaka ibyo bitabo nabyo bigufasha kumenya ngo business irimo irakura cyangwa bikagufasha kumenya ari kwinjiza nari muri rasohora bikanagufasha no kubara imisoro uzajya gutanga kuko ejo bundi Rwanda Revenue iza kukubarira igasanga wanyereje imisoro ni directeur nawe barabizi hano go tubisubiramo ibihano barabizi amande ya Rwanda Revenue agenda yikuba ntabwo abakwepa rimwe kabiri gatatu nabo bari niko kazi kabo nabo ubakwebye baba bisha akazi kabo hari uwo babibaza bagukwepa bati ko uri recovery ugomba kugaruza imisoro bagukwepa bati iyo misoro rero ikigo kiba kigomba kuyibona ikashyikizwa ku rwego rw'igihugu rero ugiye gukora business utabiteguye ibyo bintu byose ngo ubashe kubitekerezaho wicara utuze ubundi amafaranga nanaboneka nushaka uzabunze wicare nk'amezi 2 ugituje utanabizi ko amafaranga ahari ubanze ubyakire ubanze utuze ushyire ubwenge ku gihe uruhuke none numara gufata iyo pause umaze kuruhuka umaze no gutekereza neza ku project ugiye kwitangira ushaka umuntu w'umujyanama agutegurira umushinga mwicare muganire maze murebe umushinga muzima kandi mugari wubaka ushobora kuzagera kure cyane uyu munsi twebwe ubushobozi ngiye nkanjye ubushobozi mba mfite ubushobozi bwo kubaka umushinga kuva ku 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyari 100 kuko haba hari fomu umushinga ukorerwamo uburyo wubaka kandi umushinga wanyawe ujya muri banki ukabasha gusobanuka ku buryo baguhinguzanya kuko muri ushaka kwibwira ngo wenda ukifata none wenda kuvuga ngo kampani ngo umushinga ugire gute ariko wowe umushinga wawe ntabwo nzi neza ko wabujyana muri banki bakabakira
cyangwa n'ahandi hantu kuko nyine hari izindi ndangwe bisaba hari ubumenyi hari n'inzira bisaba hari ubundi bumenyi niyo mpamvu wemera kuba waba ubishoboye cyangwa se waba wenda ubishoboye nawe ubyishoboye wabyikorera ariko mu gihe wenda nta makuru bifiteho ni byiza gushaka undi ubishoboye akabigufasha kuko twese ntabwo tuba tuzi ibintu byose icyarimwe twese ntabwo tuba dufite amakuru ku bintu byose n'ibintu tuba tuzi hari ikintu kimwe ubuzi wenda ariko ntabwo byose wabimenya kandi burya bizinesi igendana n'ikintu cy'amategeko dufite amafaranga menshi cyane tugiye gushora imishinga ikomeye cyane migari cyane iyo mishinga rero iyo staff yose uzubaka ugomba no gushyiramo biro d'avocat izajya igufasha gukemura ibibazo byose uzahura nabyo bakakujya bakuburanira ahantu ugonzwe n'imisoro ahantu uhuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kukwinjirira wenda abandi bantu bo hanze baranyuma ariko cyane cyane uzagumana na leta ugomba kuba ufite structure yubatse ya business yose ukongeramo n'icyumba cy'amategeko azajya gukurikiranira ibibazo byawe byose atari kuvuga ngo byose uzabyimenyera ugomba kuba ufite n'itegeko aha karengaho hakajyaho n'icyumba cy'abadogiteri abaganga bo gukurikirana umunsi ku wundi umuntu dogiteri wawe umenya ngo byagenze bite iki uriya kantu turakavuga n'abapene bagatekura abatipe buriya babyumve muri abakire nakire twebwe barabizi mu magurupe twita n'abakire turi abakire barabizi twitwa abakire kandi niko bimeze ntabwo sinyo mpamvu twitana ahubwo turi ibyo byose ugomba kubiteganya ugategura umushinga wose accountability yawe finance yawe yose muri projet yawe uko umushinga uzagenda abajyana mu bucuruzi bwawe ndetse n'abashinzwe amategeko ndetse n'abadogiteri bagomba kujya bita ku bakozi bawe bakanita kuri wowe ubwawe kugira ngo ukomeze ugire ubuzima buzira umuze business ikomeze iraninge neza tutibagiwe n'ikindi icyo bita siporo ugomba kuba ufite umukoci wa siporo hafi aho ngaho niba utamugira ariko ufite ukuntu ubihuza ugomba kuba umufite ariko kuvuga ngo rega ngubu isi irimo gutera imbere nta muntu utabizi isi iri gutera imbere kandi gutera imbere niko umuntu asigaye ubundi kera umuntu yazi kugira amafaranga ari ukugira inda ubu ngubu iyo ufite inda biba byapfuye ariko ubu ngubu mu by'ukuri natwe sinayizi ubu ngubu iyo ufite inda biba byapfuye ntabwo ari umusirimu ntabwo ari umuntu wo kugira inda ikaza ikagera hano ntabwo ari kugira ibintu mbese ukabona urajagaraye ahantu hose kuko iyo umuntu ajagaraye umuntu wese ahita abona ko nyine ahantu hose ahita abona ko ujagaraye rero tangira umenye ngo birashoboka se ko ushobora kwifata nanjye nyine nkaba umuntu nkakora siporo nkaba umujene niyo wameze miliyoni magana kugira ngo ubashe gutekereza ku mishinga neza siporo nayo ni ingenzi ntabwo uzatekereza unaniwe ibi ni ibintu tubabwira n'igihugu kidukangurira mu gihugu tugabo dukora siporo tukamera neza tukaba tumeze neza dufite nayo gutekereza neza niba leta ishobora gufata umunsi wo kuwa gatanu ikawuharira siporo ku bakozi no ku cyumweru ikawongeramo wewe kucyumva ko iyo mishinga yose uzaba uyifite ku mutwe wawe ariko nta siporo ugomba kujya ukora ugomba kuba ufite nicyo kintu cya mbere ugomba kuba uri tayari mu mutwe ugomba kuba uri tayari mu mutwe kugira ngo uzabashe kumanaginga akazi kawe kose ku murongo nta na kimwe kiguhubanganya kandi ukaba ufite umuganga ugukurikirana akamenya ngo wananiwe ugomba kuruhuka niba ugomba kuruhuka rero ukeneye kuryama iki gihe kingana iki bivuze ngo ufite abantu bazagukorera akazi kawe uzifata ukavuga ati ariko umwaka wenda amezi 2 cyangwa 3 guteza ashaka kubarwanya muri Canada hajya gusura cyangwa ajya n'ahandi ugomba kugitera imbere wakoze urarushye wakoze twayitogo irahari izajya ikuzenguruka isi yose ngo ntabwo azashira utazashira kandi rega ibyo ngibyo rero waba wikunze kuko buriya twese turi abantu dufite imiryango dufite inshuti dufite abavandimwe ndetse nugira amahirwe yo kuba waragize imana ukamenya ko ukabona n'amafaranga menya ko ufite bashiki bawe ufite inshuti ufite abavandimwe ufite ababyeyi abo nabo ni abantu bashobora kuzamukiraho nimba hari icyo ufite nabo ukabafasha kubafasha rero ni byiza ko nukora gutya wikunze wenyine byagurana ayo mafaranga nyinshi ntabwo uzarama wayihari ariko nuvuga ati wenda shinda hari nubwo wanaramariga ntabwo wayiharira wowe wakishimisha gutyo ukora abantu benshi hari abantu benshi bro hanze bafite hanze rema akazi kazaho abantu benshi cyane akazi ndetse n'abo bandi batishoboye ubaremere ugende ubaremere bajye bakuvuga nawe bavuga ati uriya muntu rwose ari intwari hari ikintu wafashije igihugu wafashije igihugu ukoze iki wowe niwicara gusa ukumva nta kintu ngo amafaranga ugiye kuryama ngo yarye ngo ntazashira urabizi ko dufite abavandimwe batekereza gutyo bahita yitekereza ibindi bintu ashaka kuvuga kuri kamera hari aho njya numva mu magurupe ngo abavandimwe ninyabona ngo nta muntu uzangira noneho leta yiroha mu bantu nyine tutavuze wacu nta muntu uzanyura rwose mwicaremo bize ariko ibyo guhera ku murongo nyamuneka ibyo ntabwo ari intego umuntu wese afite uburenganzira bwo ku mafaranga ye n'iki ariko nawe reba cya kintu wazakora icya mbere rwose tegura poroje uzagenda ukora byose ubikurikirane kuko nutanabikurikira siterera hari izabigukurikirana izajya ikubarira taranzagisiyo zizajya ukora iyo ukoze itemewe ubone bakuguyeho iyo taranzagisiyo yohereje muri Al-Shabaab yagiye ayo mafaranga aho hantu hose usange baragutambikanye kuko wibwira iki uzi ngo warusha ubwenge mumenye ko turimo
kagize amahirwe yo kumenya payi icyo ni icyambere ariko dukwiye no kuyikoresha neza kandi kuko nuko na payi imeze murabizi ko payi ntabwo wayinjira muri umuntu afite ibyangombwa byemewe ibyo bintu kujya gukora kayi wenda ushobora gukora ibindi byose KYC irahagije KYC ujya kuyikora bikaba intambara ukajya wibaza ikintu bakuzize ko kibi ariko mwana kuko bari biriya byose imyirondoro wayibonye wanatubona bahita babimenya niba ufite amakosa wakoze ni ukuvuga ngo nk'uko twabivuze payi netiwaka yubakiye kuri GPS Global Positioning System. Iyo GPS igaragaza ahantu uri na transaction urimo urakora, ahantu amafaranga avuye n'ahantu agiye. Niyo ngo igikorwa kibi cyose wakora ushobora kwisanga bakujyanye utazi n'uburyo bakujyana. Konti yawe no guhita bayibaninga nawe bakagucanaho. Urumva? Ukisanga utazi n'ahantu. Kuko niba muri Binance umunsi umuntu akora transaction ukamenya ko igiye muri Al-Shabaab cyangwa hehe. Kandi ikintu bakora ibaze ko baguhana bakaguhana. None bashobora guhana nk'abantu 20. Zo mafaranga babaca kunangana. Naho rero ibaze niba bajya kugira ngo nta kintu ntabwo ushaka gutekereza ngo ufite amafaranga ngo urumukire ngo ugomba kwicara gukora icyo ushaka kandi ufite amafaranga wako arimo uriteza imbere ugateza imbere n'igihugu cyawe ni ikibazo. Ino Stellar rero ikintu imaze iri decentralized kuri blockchain naho zibasha kwihurizaho kandi ikabasha kuba ifite ikintu cyitwa XLP ledger. Iyo XLP ledger ibasha kumanaginga bya bitabo by'ubucuruzi twavugaga muri business, ikabasha kumenya ngo amafaranga yawe ayasohotse n'ayangaya ayinjiye n'ayangaya agiye muri konti n'ayangaya waguze ibiki washoye ibiki stock yawe ihagaze byose ikabasha kubimenya bya bitabo byose tuzi mu bucuruzi byose. Ese nibo bakora blockchain ihita ibikurikirana ako kandi ibyo bintu byose ibibara mu masegonda 5 ikaba yamaze gukopeninga rero yamaze no kuyifunga kuri transaction cost iba yamaze kubibaza amasegonda 5 baba bamaze gufata abantu bangana iba yamaze gushyira record ikintu cyose ukoze niba uri buguze imodoka imaze kujya kubyandika ngo mu mutungo wawe hiyongere n'iki kintu cyitwa imodoka ku mazina yawe. Ibyo bintu igahita bikorozinga ku buryo hatajya n'undi muntu umuhaka ubyinjiramo akabasha kubihakinga akabigukuraho cyangwa se akakora mu bundi buryo. Bivuga ngo ifunguka amasegonda 4 kuri 5 ikaba imaze kwifunga. Iyo itinze igeza ku masegonda 6 kuri transaction iyo ari yose wakora ihuza n'igitabo kijyanye n'ikintu umaze gukora transaction umaze gukora. Niba ari transaction ya peer to peer nguhaye amafaranga ikoze transaction ya payment ntabwo yagiye. Niba nguze imodoka cyangwa nkagura inzu ihita ifata iyo modoka nguze iyo transaction igategana mu biki mu mutungo wanjye kamere umutungo wanjye utimukanwa umutungo wanjye unyanditseho. Niba ari ibintu ndanguye ihita bishyira ndanguye inyanya n'uburyo gitukira mu gitabo cy'ubucuruzi bwawe kiri muri kuri blockchain ku buryo umuntu uzinjira kuri blockchain nawe ubwawe nujyaho uzabasha kwibonera ibintu byose waguze ukabasha kubibona ariko utazi gusoma blockchain ntiwabimenya gusa byose biba birimo. Ibyo ngibyo ni ibintu biri digital ariko ugomba kuba ufite ibitabo by'ubucuruzi muri business kuko Kondreve ntabwo uzayikora udafite ibyo bitabo. Niyo mpamvu utagomba kuvuga ngo muzakora ibyo ushaka byose muri P muzakora ibyo ushaka ajya gute kuko bawe gukenega arabibona kandi afite uburenganzira bwo kwitabaza ngo ariko uzi ko bino bintu dushobora kwita tubikansuringa cyangwa tukareba aho tubishyira. Baba ni nkako rero dukomeje ahubwo reka tuvuge cyane kuri Stellar ariko mbere ko twimuka kuri Stellar icyo tugomba kwibutsa aba pioneers ntabwo nabyibagirwa. Urabona ko baduhaye icyo bita turi muri icyo bita period ni grace period. Ariko grace period turimo ngubu ni ukuvuga ngo ifite igihe cyagenwe cyangwa se igihe cyayatangiriye kandi ifite n'igihe igomba kurangira. Ejo ubu nimba babibona grace period ishobora kuba yatangiye nko mu kwa 7 yatangiranye n'itariki ya mbere zo kuwa 7 none ubu tuvugana turi mu kwa 9 kandi yagenewe amezi 3 harabura iminsi 15 mu makontanyi mujye ntimubirebe. Kuvuga ngo ubu hari ikintu abantu bamwe batazi wa muntu ngo ibaze nk'umuntu ubu hari umuvandimwe ushobora ngeretse kuri cyangwa muri gahunda mushyiraho wese muri system ngira gute ariko ejo bundi ndetse ko mbona ariko muri nyango urabizi ko washyizemo umuntu ubibona ndangije ubundi ndabwira ariko mu mushiki wanjye meze bite kutakimaye ni abarambye ngo uyu ngo no kuri Chris uzi ko ngo nende telefone ndabwira siragenda utambwiye wasike yagiye ngo kuri ngo nyine ngo gutangira ngo ngiwushye ndamureba ndavuga Imana yanjye urabona mbere twaba dufite n'umwanya ubu nababwiye ngo igihe aho kigeze umuntu ntakiboneka byanze base kugikwegera biragoye impamvu zibasiguye ahubwo yamatangire bushya azaza mbere mufashe tuyigarure konti ariko amayining atangura ngo niyi minsi bakaza gufunga konti naramuka atinze cyangwa se tubasha kumugeraho bizarangira ashaka paye zipfuye niba baramuhaye KYC akaba atarayikoze araza gusanga yayivuyemo ndetse ntabwo azi n'uburyo na konti ntabwo azi gusa nta makuru n'amake bifiteho yashize ngo ararambika ikibazo gikomeye. Icyiciro cya mbere cy'iminsi amezi 3 cyarangirana no kwezi kwa 9 ku itariki 30. Umuntu uzaba utarakora KYC barayimuhaye izo paye bazaziduha tuzimayiningire
turi ngaho twibere twebwe turacyazikeneye ujyamo ukemura ikibazo cyawe ndacyafite duke cyane mfite wowe nko kubona payi wongera ngo no gusara presentation mufite mani ngende babara ko ntaje umushinga kare nkaho nawe ngamwe wenda umunsi umwe payi 50 nibura ko mbe mfite twe tubageze turumva bakongera n'indi myaka myinshi yo kumayininga ngo tubanze tuzigwize ariko wowe se bagoye nonaha basi mugiye na payi yonyine mushitera aho barabyihoreye cyemura ikibazo mufite muri checklist yawe kuva kuri nimero ya mbere kugera kuri nimero ya 8 byose bibe bisa icyatsi nimero ya 9 irekere ko wa team nimero ya 9 irekere ko team witurize tugiye kwinjira mu mezi 3 y'icyo bita NDA non disclosure agreement aho tugiye gusinya amategeko ku bantu batarakora KYC bayasinye ariko none ntabwo ariko gusa none ni na Gesara na Nesara baza ko bari muri mu minsi 90 iza gutangira n'itariki ya 1 z'ukwa 10 bivuze ngo na Stella rero baba bose bafite amafaranga mu mabanki ariko batazi payi batigeze bamayininga abo bantu bose bafite ubucuruzi bwabo muri business bababitsa mu mabanki agiye atandukanye amabanki ikintu cyitwa Iris cyabashije gufata amabanki yose ku isi yose cyahuza na Stella Network ndetse na XLP mbibutsa ko Stella Network ndetse na XLP director wabo cyangwa se CEO wabo ni umuntu umwe buri kigo cyose Stella blockchain zo ko ari ebyiri bibutsa ko XLP ishinzwe blockchain managing icyo bita XLP ledger izajya managing ya shoramari twavugaga bikazi kabigeza kuri Stella Network. Stella Network ikaba ari blockchain ishinzwe gusavinga community mu buryo bwa fee transaction iri hasi cyane kandi yihuta cyane ko twabonye ko Bitcoin igenda gahoro cyane ni transaction 7 ku isegonda izo ngizo rero payi mwabonye ko ari miliyoni 7 ku isegonda urumva uwo muvuduko rero kuri Stella ifatanyije n'icyo bita smart contract solo smart contract bibasha gutuma dukora za business z'ubucuruzi bikamakira kuri XLP ledger icyo bita nyiri bino bigo byombi ko ari bibiri ariko none nubwo ari bibiri buri kigo rano gifite uwo twakwita nka CEO wacyo ushobora kumanaginga cyo nkuko wavuga mu boss abafite aba manager be XLP ifite house wawe ugomba kuyimanaginga na nibo rikagira umuntu wayo ugomba kuyimanaginga ariko byose bikaba bifite n'ikigo byose ni by'umuntu umwe byose ni by'umuntu umwe uwo muntu umwe rero ibi bigo byose bihurije hamwe bituma tugira kuri finance yo kwisi yose itworohereza ino Stella rero na KFS ndetse Nesara na Gesara ni systeme y'isi yose ya KFS imanukira kuri Stella kuko Stella yujuje ibyangombwa byatuma KFS basha kuba implemented mu bantu KFS quantum financial system KFS igomba ugiye gutangira itange amafaranga yageneye abantu amafaranga yageneye abantu rero yose agomba kuba kugera ku muntu wakoze icyo bita NDA non disclosure agreement tugiye kwinjira mu mezi 3 agiye gukurikiraho iminsi 90 ngo muri niyo mpamvu muri period of grace dufite y'ubuntu ya KYC harimo ko amezi 3 ya mbere nayo gukora KYC ku pioneer amezi 3 yandasigaye nayo gukorerwa migration hari abantu bajya banyandye ngo se ngo ko naheze kuri nimero 8 ngo 9 itaraba icyatsi iyo icyenda izaba icyatsi tutaragera muri migration tugiye kwinjira muri migration mu kwezi kwa 10 aho ahantu twese tuzatangira kubona amafaranga yacu yarimutse rero niba udakoze KYC uyu munsi ngo nakore migration muri system yawe kuri nimero ya 6 ushyiremo usinye ya NDA uwo muntu utarakoze KYC we bazamukuramo ariko usigaje gukonfirma nimero ya 6 we azaba gifite amezi 3 yo gukora yo gusinya ya mategeko NDA dusinya turimo turakora migration niyo mategeko KFS za kubira imirasinya kubira imirasinya rero nitwe tugomba kuba turimo turayasinya ntabwo ko dufite konti ebyiri za Stella turazifite dufite konti ibarizwa mu cyo bita Alliance Global Alliance Military Alliance rero imanagingwa na Trump ndetse n'igisirikare cyose Trump amanaginga icyo gisirikare kigomba kuba kiri kutwinjiza muri Nesara na Gesara bari kuduha amafaranga tugenewe ku isi yose iyo byose tubigarukaho ni byinshi cyane amafaranga tugenewe hari n'ibyo nagiye nsobanura kuri Pilot umuntu utarabyumva ajya akurikira ibiganiro byose biriho tugenda tubigarukaho tugiye no kubigeraho muri no minsi tware kuri Pi nyirizina ariko nubundi iyo NDA Gesara na Nesara tugiye gutangira gusinya amategeko kugira ngo ya mafaranga twagenewe tugomba guhabwa atangire aze mu makonti yacu kuko twasinye ibyo bintu icyo kintu bitanongera higarukaho hari abantu birirwa bavuga ngo ayo mafaranga ndi bazana amafaranga y'uburundi ngo KFS uri duha amafaranga y'iki ariko nagiye nabyumva ngo nigeze gusobanura amafaranga ingano y'amafaranga bazajya baduha bisingiye ku myaka dufite
buryo umuntu muto yazajya abona ufite imyaka 18 gusubiza hejuru afite miliyoni 3 z'idolari kuri buri mwaka, ufite hejuru afite miliyoni 5 undi afite miliyoni 8 kugeza ku myaka 100 afite miliyoni 10 z'idolari. Wenda nuko tutazibijyamo ko twatujya mu kindi kiganiro. Reka nkagarukeho gatoya kuko nanjye nabyibajije ni for free. Reka nkagarukeho gatoya uvuga ngo ayo mafaranga ubundi ni amafaranga wowe Christian wibuke ko amafaranga ntabwo ari payi mu byumve ntabwo ari payi ntabwo ari ikindi kintu ari nacyo gituma babana bavuga ngo zo twese dufite amafaranga undi turamayininga iby'iki ngo twakwiririye amafaranga tukarekera ngo twese tuyafite ngo twese ko tugiye kugira amafaranga ngo yumva tuzakora iki. Baba businessman barabizi icyo bagomba gukora bagahita babaha serivisi zose mugahita muzibona. Erega n'umuntu ufite inzozi man icyo kintu nicyo mwako kantu uvuze ukanubika kuko ikintu twa financial freedom ni ikintu kiduha gukora ikintu twaza twifuza ubuzima twifuje kuzabaho, ikintu tugomba gukora. Ngo nicyo kintu none wumva amafaranga ufite menshi ariko ukaba ujya gushaka akazi none uzakora byo ya mind aho wakoranye uvuga ngo nzaba iki ngiki bivuze ngo wenda genda shaka kuba umucuruzi runaka, bivuze ko business itazahagarara ahubwo umuntu azatangira kuvuga ngo ya nzozi nakuranye nanjye ndazizi ikintu nshaka gukora ndakizi inzozi nakuranye rero ubu ugiye kuzimplementinga. Mfite kampani nayifunguye 2016 kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Wumve ngo nafunguye kampani kera cya 2016 2016 nshaka kuvuga ngo izi nzozi zanjye mfite reka nzitangire uyu munsi. Naratangiye ariko ntizirageraho nifuza, bayije kubikemura rero ahari ahantu nifuza kuzigera. Ayo mafaranga reka babwiye impamvu atari ubuntu, ntabwo ayo mafaranga aravuga ngo nayo ni faveur bakugiriye, ni no mpamvu agendana n'imyaka umaze kuva uvutse ku itariki wavukiyeho. Kuri certificate y'amavuko yawe niyo igena amafaranga ugomba kujya wakira. Ayo mafaranga agenda aterera kugira ngo abantu bose babyumve, ntabwo ari amafaranga tuzamayininga ahubwo ni amafaranga tugomba guhabwa, ndetse ni hamwe ko tugomba kuyabona nta nubwo tukibishidikanya. Amafaranga yanjye njye nakoreye ku giti cyanjye, narayakoreye. Impamvu byo kuvuga ngo narayakoreye kugira ngo ubyumve neza, nawe warayakoreye amafaranga bazaguha, ntabwo ari impuhwe bagufitiye. Reka rero mbibasobanurire impamvu ayo makuru y'amafaranga wayakoreye. Kuko n'ubundi ndakeka ko mu butaha dushobora kuza tuvuga n'ubundi ku kintu cya neza twibuka wigeze na nibyo tuzinjira, ndetse tukaza kubona iripo na XRP Stella XRM nibyo tuzinjiramo cyane. Turi mu murongo turimo nyine umurongo mugari. Ayo mafaranga umubwira ayo mafaranga Kristo ku myaka ufite ntaze amafaranga warayakoreye nibyo ngiye kukubwira rero. Aho rero abantu bagiye gusana kubwiraga amafaranga agiye kudusaza. Ubusanzwe buri gihugu cyose kigira bije y'amafaranga gikoresha ku mwaka. Ayo mafaranga gikoresha kigeze igihe agashira bakaimplementinga yandi bagasaba World Bank ikabakorera amafaranga ikayaboherereza. Ayo mafaranga rero iboherereza ni amafaranga bije y'igihugu kiba cyajyemo ngo bitewe n'ukuntu ubukungu bwacu bumeze n'ukuntu buhagaze dukeneye ko mudukorera amafaranga angana ya nayo. Kuko ntabwo mu Rwanda dukora amafaranga yose akorerwa ahantu hamwe gusa, akorerwa muri banki y'isi. Nimba bakora amasezerano, nimba bakora bisizi ko bigenda ayo mafaranga bakora rero bakayabaha. Ayo mafaranga rero bakora iyo icyo gihe kigeze cyo kongera gukorera amafaranga ibihugu, kuko ari banki y'isi ntabwo ikorera agahugu kamwe, buriya burya ibihugu byose byatanze amafaranga rimwe byose bakabiprintingira amafaranga yabyo, ikintu cyo guprintinga kikaba kamenya ngo kirarangiye bakabaha amafaranga yabo. Ariko hano haba ibibazo rero. Ayo mafaranga mwagiye mubona ko mu biganiro byose nagiye nkora yasobanuraga ko ari amadeni twagiye dushyirwamo baza barimo baradusubiza amadeni badushyizemo, zatuma turishyurirwa amadeni twashyizwemo. Twashyize ku madeni murabizi muri Kenya hamaze igihe hari imyigaragambyo kubera igihugu cyari cyatangaje ko kigiye kwishyura imyenda gifitiye amahanga amamiliyari agera kuri 81 by'amiliyari y'amadolari bagomba kwishyura. Ubwo si Kenya gusa nuko yahisemo kubikora, ibihugu cyane cyane byo muri Afurika byose dufite amadeni. Ayo madeni tuyajyamo dutandukaniyeho, hari usanga twe dufite nk'amadeni make wenda ugereranyije nuko tugenda twishyura, wenda dufite amadeni nka 30 ugasanga abandi bafite 80 abandi 50 nyine bigenda, ariko twese tuyafite amadeni bari benshi bagenda baye. Ayo madeni wakwibaza ngo buri gihugu cyose cyo muri Afurika kigira ideni kandi kikagira igihugu cyo hanze. Icyo kibazo wakibazaho ariko bamwe ibihugu byo hanze byo bigira amadeni. Ibyo byo muri Afurika no hanze ariko arahari, no hanze nabyo birayafite.
ubundi bino bintu bituruka kugira ngo nijya biri inyuma y'amajyambere cyangwa se gushaka gutera imbere ko bitaragera noneho bikaba ngombwa ko burangiza World Bank cyangwa se wenda n'ibindi mishinga cyangwa se wenda bifite cyangwa za UN na he ufite uburyo bagira amafaranga babahereza ariko bikaza nk'inguzanyo njye ntekereza ko ariho bihera ariko ayo madeni ntabwo ari muri Afurika gusa buriya n'ibindi bihugu byose bifite ukuntu bisapotingwa na Amerika ikabiha inguzanyo cyane cyane Amerika nibyo tugiye kugaruka cyane cyane Amerika niyo iguriza igihugu gishyira amafaranga wakwibaza nihe mpamvu buri gihugu cyose kiri kuri ino si ibyinshi bifite amadeni kubera ko mudakora mu byo mukenera muri support ayo madeni igihugu cyafata bishingiye kuki nta mafaranga baba bafite ahandi bayakura nta bundi buryo ayo madeni afata aho ngaho rero havamo uko wakoze ngiye kugarukaho ni ukuvuga ngo nk'uko mbivuze ngo buri gihugu cyose kigirwa uburyo gitanga amafaranga gikeneye bakabikorera byose hamwe amafaranga rero hari ikintu cyitwa deep state ni ukuvuga ngo ni umuryango uyobora Amerika ariko uri inyuma y'ubuyobozi bwacyo icyo kintu nicyo cyitwa Illuminati cyose hamwe cyitwa n'aba elite one abo banyabwenge rero na wa muryango tuvuga ufite amafaranga menshi cyane muri finance ubukungu bwose bw'isi abo bose nyine bari muri bafitemo ibyiciro abafirima so Illuminati aba elite one na ya miryango ikize yitwa ba Rothschild iyo miryango rero yose niyo iyobora Amerika iri inyuma yayo bivuze ngo state naricyo Trump arimo arwanya umunsi ashaka gukuraho icyo kintu cyitwa Illuminati cyangwa se deep state cyose akakizimya akagikora buri kimwe cyose akakizimya ukurikije urabona bizakunda Trump yabasha ibyo ngibyo ni automatique Trump ariho wa mutora utamutora arahari ngenda nibaza wenda kuko Trump afite n'ahantu ahuriye na pipe ni bumve ko twatandukire cyane hoya turi muri pipe afite ahantu ahuriye na pipe ijana kuri nta kintu muzi bisanga kuri pipe route kitari cya pipe network kidafite ahantu gihurira na nuza rero niyo mpamvu nkubwira ngo uyu mugabo ko turimo turibaza cyane ni mu minsi ashize natekereje ko naramuka batamutoye cyangwa cyajya barojya kumurasa umva ko umushinga ko ibyo byose turabigaruka impamvu bashaka kumwisha bashaka kumuzana ibyo turabigaruka Trump hari ikintu nyine hari ikintu gikomeye aramutse atabaye nka perezida wenda cyane nta kintu byahinduraho nta kintu byahindura byatinze umushinga gusa ariko nta kintu byahindura kuko KFS yamaze kubakwa deja bamaze kumutanga kandi nicyo bari bakeneye KFS yarubatse ariko ikintu kitubwira n'ukuntu Trump nawe harimo ukuboko kwe gukomeye cyane kurimo kwinshi cyane ni ukuvuga ngo rero iyo miryango ikomeye abo bantu amafaranga impamvu twisanga ibihugu byose biri mu madeni buri gihugu iyo gitanze bije ngo bagikorere y'amafaranga barayakora koko kungana mwabasabye kugira ngo ubukungu bwanyu butaza kugwa hasi tambira ko ari ideni reka nakubwira ko ari ideni tuvuge nk'u Rwanda rubasabye wenda nka miliyari nka 600 bagomba guprintinga ayo mafaranga baraprintinga ariko ntabwo bayabaha ayo mafaranga bakimara kuyakora direct bayoza muri United Kingdom ni bya bihugu birindwi by'iseveri by'ibihugu birindwi tuvuga bikize ku isi cyane bihita bigabanya ayo mafaranga bamaze koza United Kingdom nabisobanuye mu biganiro byose nakoze nagiye tubisomamo tubigaragazamo iyo ageze muri United Kingdom irayacuruza igafata periode y'ibyiza y'amezi nk'abiri cyangwa ukwezi kumwe irimo irayacuruza yo itangira gukora none ubwo mbese bagiye ku isoko yo itangira kwicuruza ayo mafaranga yanyu ntabwo bayaba ahubwo bajya kwicuruza bagakora business ikintu kindi bisobanukiwe ni ukuvuga ngo hari irani ryo soko ry'amafaranga uyeshyira muri World Bank itajya ntabwo ni wapi ni ubujura bamwe barakora nyine tugite gutyo bihinde nk'isoko ry'amafaranga ni agatsiko gafite amafaranga y'abaturage kagiye kare barayikuriye aho kugira ngo babasubize amafaranga mwakoreye mwabasabye ngo babaprintinge bahita bayacuruza mbere yo kuyabaha bamara kuyacuruza iyo United Kingdom imaze ubwo saa yanjye gusa mu Rwanda ni ibihugu byose nyine kuko bose bayakoreye rimwe bayoheza United Kingdom ubwo ibihugu byose bya bihugu biri kumwe na United Kingdom bikayacuruza byamara kuyacuruza bamaze ya periode bihaye iby'ibiro bitatu cyangwa se ukwezi barayacuruza bagahita bayagira iki bagahita bayohereza hehe muri Amerika kagaruka muri Amerika ikayacuruza nayo ikayacuruza yamara kuyacuruza nayo ya periode yayo ubwo ni imbumbe y'isi yose igatereza muri Vatican nayo ikayacuruza iyo periode bamaze bayacuruza igihugu kirimo kirakenera amafaranga yaregeje bakoze bije amafaranga bakeneye kuko bakeneye andi nyine bivuze ngo nta mafaranga bafite muri cyo gihe badafite amafaranga rero bahita babona imishinga ibaguriza ya mishinga bya bihugu bya Amerika bigatangira kubaguriza murabizi n'ibihugu birindwi byigabanyije isi yose iyo uvuze Amerika hari ibihugu biri inyuma iyo uvuze Uburusiya hari ibihugu bibiri inyuma iyo uvuze bya bihugu nyine Ubwongereza hari ibihugu bibiri inyuma bitewe na colonization yagiye igenda mu myaka yashize
ibyo bihugu rero iyo bimaze gucuruza bitangira kugenda biguriza ibihugu bafitanye amasezerano byabyo muri Afurika n'ahandi hagiye hatandukanye. Umva babagurije amafaranga ayanyu bakavuga ko ataraboneka, barakiri kuyaprintinga, barabizi ko nta mafaranga mufite, bakabaguriza kandi babagurije amafaranga yavuye mu nyungu y'amafaranga yanyu. Uri kubyumva neza? Noneho babahaye imyenda, babashyize mu madeni ya mafaranga yanyu. Iyo ageze igihe bamaze kuyacuruza hose, aho hantu hatatu tumaze kuvuga, United Kingdom, Amerika na Vatican, bamaze kuyacuruza, noneho hageze igihe bakaza bagiye kuyabasubiza. Iyo bagiye kuyabasubiza rero bayabasubiza ntabwo bayabasubiza, ahubwo batabishyura andi babagurije, batabishyura amadeni babahaye. Urumva? Uvuga ngo amafaranga yanyu aza muyabasubiza mubishyura imyenda babahaye. Mwene ukuvuga ngo mbere ko bajya kuzana umwenda bagira mwemwe mushaka mu basubiza. Mushaka mu basubiza aho. Mumuhindura. None ugasanga amafaranga yanyu mwari kubaha mujye musubiye mu madeni deje. Mukongera ko bongera bakabaguriza. Bagakomeza bakabaguriza mu mafaranga yanyu mwacuruje. Ayo mafaranga akajya muri ya miryango turapasha gukuraho. Yitwa deep state. Menshi nibo bantu bafite amafaranga, nibo bafite ubutunzi. Uvuga ngo Afrika n'ibindi bihugu byose bigasanga biri mu madeni. Ayo madeni rero atugarukira gute? Ayo madeni niyo twebwe barimo baradusubiza, niyo KFS igiye kudusubiza. Urumva impamvu igiye kuyadusubiza? Nge ku munsi wa mbere nkivuka mu bitaro navukiyeho, hari amafaranga bishyuye bari kumbyara. Ayo mafaranga bishyuye harimo imisoro yagiye mu gihugu. Iyo misoro yagiye muri icyo gihugu cyafashe, iyo misoro nicyo cyakora amafaranga cyishyura ya myenda turimo. Kandi ya myenda turimo yari amafaranga yacu batwiye. Uvuga ngo banjyaniye amafaranga barabishyura. Ayo mafaranga rero bishyura muntu niyo mafaranga bagomba kungarurira. Kuva rero ku munsi wanjye navukagaho n'ibikorwa byose nagiye nkora, murabimva nyine ukoze unatekereje cyangwa ufata nk'imibare ukumva ntabwo wayabara nyine. Niyo mpamvu tugiye kwakira amafaranga menshi. None amashuri nagiye niga, amafaranga nagendaga nishyura byose havagamo imisoro. Niba nishyuraga ikigo cyarasoraga amafaranga nabahaye. Amafaranga nabahaye iyo misoro bahitaga bishyura ya madeni barimo kugira ngo bongere bahabwe indi nguzanyo. Bikomeza kugenda mushobora uko baprintinga amafaranga nuko bigenda. Ko tuba twisobanura. Ariko nkibaza Trump abantu bameze gutya ufite imbaraga zo kubakuraho. Icyo tugiye kukigarukaho. Urumva harimo abantu ni hafi isi yose. Tugiye kukigarukaho. Ya secret society n'imiryango ikomeye cyane. Yihishe inyuma cyane abantu batanazi. Kandi urumva ufashe Freemason gufata Illuminati gufata ni byinshi. Ayo mafaranga rero niyo agena guhera imyaka yawe ufite wabayeho. Mbese bo noneho hano ngo babarira ku kigero cyo ngo hano muri Afurika tuvuga ngo umuntu w'umurame ari kumara imyaka 80 agapfa. Ariko muri Amerika bakoze bashinye kuvuga basanga yuza amara imyaka 100. Niyo mpamvu bakubwiye ngo Pi Network tugomba kurya Pi 10 zingana n'imyaka 100. Bivuze ngo batubarira ku myaka 100 n'ubundi ubu nibwo baramutwa badusubije. Rero niyo bagiye kubarira imyaka baguha amafaranga kugeza ku myaka 100 yose ububayeho. Bagusubiza ya madeni wagiye wibwa wagiye wishyura ari uko nguko mutari muzi ko ari uko nguko bigenda. Ibyo bintu byose bari kumena umuceri uyu munsi. Donald Trump muri Telegram muri byose njye kunya basobanura ari amakuru yose nanga ni umuzi nibwo ari kujya hanze ntabwo igihugu byinshi bizi ko ari uko nguko bigenda. Kuko nk'ubu hari nk'akantu twavuze ejo bundi nabibwiwe n'abantu benshi banciye amazi barakubyumva. Nabwiye yuko uwita Michael Jackson umuhidangi w'icyamamare waciye ibintu ukomeye ngira ngo no kuza kwisi nta muntu wakunga muri renge nawe. Navuze urabizi ko twari tubibona n'amakuru nakuye kuri wowe. Yibye abantu ko akiriho abantu. Birirwa bambaza ngo Trump garatubeshye ngo Michael Jackson nabaho. Ariko tuvugiye hano imbere ya kamera Michael Jackson. Muzabibona. Njye sinzijyanze babwire ngo njye ngo narababeshye ngo mumbabarire amakuru arahari narayabaye sinjye nayahiga. Kandi ufite nawe Michael Jackson rero uyu munsi nujya muri Telegram ye amakuru yose arimo aratanga ndetse sinone wenyine birugaragaza abandi bantu bari barabeshye barahatirijwe gupfa fakinga urupfu kugira ngo badashyira amakuru hanze. Niba mubizi neza Michael Jackson umunsi batangaza ko apfa yaramaze iminsi atangaza ko arimo arasohoka muri Amerika. Iyo urimo urayivamo barakwisha cyangwa bavuga ngo bura uko kubura kwawe rero iyo udapfuye urabura. Rero niba Donald Trump cyangwa se Gesara yaseje kubagara ngo reka tureka Michael Jackson uyu munsi n'amakuru yose uko byose bipanze
baba bagiye kuba bazi, baba bagiye kumugaragaza agasohoka. Ayo makuru yose rero uhungure kumena umuceri baza bavuga ngo ibi byose basasa inzoga hanze. Twitege iki muri uyu mwaka urimo kurangira aribyo cyo tuvuga bira bya Jensi urumva rura byarurwanyuma abanesho byabasha gukwitsa cyangwa kubijya ari byo babona kugira ngo wumve iriya jambo icyo rivuze Jenisi Web ubundi bishaka kuvuga ngo generation ya nyuma, generation Z. Iyo generation si uvuga ngo nitwe ba nyuma tuvutse umunsi, ahubwo nitwe ba nyuma muri web kabiri, turara mbere muri web gatatu, bisanze mu ikoranabuhanga rishya kandi riri ku rundi rwego dusaba imbaraga nyinshi cyane n'ubumenyi. Ari nacyo kintu ndimo kubona yuko muri uyu mwaka cyo gutangira 2025 hazabaho impinduka zikomeye ku isi nyinshi abantu bashobora kuzibaza cyangwa nyinshi, ariko uyu mwaka ugiye gutangira n'ibintu byinshi. Niyo mpamvu cyo tubwira abantu ngo nyamuneka bashaka kuntu berefera kuri cryptocurrency. Uno mwaka bawitondera ukabona abantu benshi ntabwo barimo kubibona, ariko dushobora kuzajya kujya mu myaka w'2026 ibintu byarahindutse. Ejo bundi mu kwa gatatu mu kwa gatatu 2025 KFS na Gesa biza bimaze ko implemented ku isi yose. Icyo bita Federal Reserve kizacyamaze kuva harimo icyo bita Fed now irimo irakoresha icyo bita new currency really backed by gold and silver. Ya mafaranga rero ni boko nituza tuvuga amafaranga yose asanzwe ahari ariyo turi kuvuga kuntu twagiye tujya mu myenda barimo barayazinya, ariko mu kuyazinya barimo baratwishyura amafaranga twakoye. Niyo mpamvu barimo icyo bita icyo collapse amafaranga ya stock market gutakaza agaciro, nuko abantu bose bari gufata amafaranga yabo afite muri ama banke ari controlled by elite one na deep state bakayakuramo bakayimurira kuri XLP muri system nshya. None ayo madeni yose twagiye tujyamo uyu munsi imisoro yose umaze gutanga kuvuvutse nubwo utabizi ko ikintu cyose uguze urya cyo kiri imisoro. Imisoro yose rero ibirimo byose wagiye utanga nibyo mwana kugarura. Niyo mpamvu noneho tugiye kwinjira muri isi aho tutazajya dusora buri kintu cyose tugiye gukoresha bita free energy ituruka kwa Elon Musk muri Starlink SpaceX. Wenda ibyo birabaye nta kibazo bigezweho turanabikoze abantu bamaze kubona amafaranga, ibyo bintu bizaramba. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi kintu baraturwana mani, kandi uko uyu munsi ibintu bimeze siko ejo bizabizi, uko ibintu bigenda bihinduka. Izo ntambara rero ari mpamvu muri kondisiyo Nikora yashyizemo ko kondisiyo zidafite ubushobozi ari izibiza n'intambara. Izo ntambara rero nizo uyu munsi turimo. Ikintu cyitwa deep state kugira ngo kikontorore isi giteza intambara muri buri bihugu imwibyane. Muri ubwo buryo rero bwo guteza intambara kugira ngo bahungabanye ubukungu bwabo bajye bahora babasaba inguzanyo, nizo Trump arimo araca bakoresha icyo bita financial freedom. Iyo financial freedom rero kubakura amafaranga nibyo bivuze ngo byanga byakora n'undi izo ntambara nyine zigomba kuba ariko bakazizina. Wambaje rero ngo Trump ubone ngo abana azabarwanya ate abo bantu bose kandi abantu bafite amafaranga zikura byo kurusha kuko Trump nayo n'umukire turabizi, ariko Trump azarwanya gute imiryango y'umwibanga, imiryango ikomeye gutyo yaturiye amafaranga kuva kera. Ubundi aho harimo corruption zikomeye dashobora no cyane kandi n'icuruza ry'abana b'abakobwa n'abantu bavuga ngo corruption, ariko urabona nibo zifite ziteye. Ikintu Trump rero yakoze ntabwo Trump ari wenyine. Ikintu cya mbere ari kumwe n'icyo bita BRICS. BRICS ni ibihugu byashyizwe ku ruhande bigahezwa bigakorwa muri iyo sisiteme y'ubukungu n'Ubuhinde n'Ubushinwa n'iki. Ibyo bihugu rero byose rero hamaze kwongeramo tuvuge ngo n'uyu munsi iri kujyamo, ibyo byose bimaze kujoyininga. Na bimwe mu bihugu biri muri NATO biri kujoyininga BRICS nka Turkey, kandi Turkey ni igihugu gikomeye cyane muri NATO, buriya icyubakira NATO yose yubakira. Izo ntambara nizo turimo kutugarukaho uyu munsi. Ni ukuvuga ngo rero uno mugabo ntabwo ari wenyine, proje batangiye kuyubaka nkuko nabikubwiye. Ikintu cyitwa Gesa cyatangiye mu 1980, ikintu cyitwa Gesa kuyishyira globally cyatangiye muri 2000. Urumva icyo gihe rero, ariko umushinga wari watangiye muri 1993 bari kugenda biga kuntu babishyira kuri global, ariko biba launched muri 2000. None icyo gihe rero iramishinga bari abantu batangiye kuvaho kuko bari barasubijwe inyuma, Abahinde, Abarusiya, Abashinwa, kuko ibihugu bikorana n'ubundi muri BRICS ubukungu bwabyo barabushyize hanze. Ntabwo navuga ngo Ubuhinde burakomeye, ariko hari urwego nyine bari kugenda bakaza igisirikare cyabo. Rero abo bantu Trump yashyize hamwe nabo kugira ngo barwanye cya kintu twatangiye cyitwa deep state. Batangiye kukirwanya kera cyane buriya. Noneho ikosa bakoze Trump ubwo yari perezida nyine ubushize, yari yamaze kuba umugaba w'ingabo w'igisirikare military space ya muri Amerika. Noneho Trump yakoranaga na Elon Musk kuri ziriya satellite yubakaga. Umutekano force yose ya Amerika umutekano wabo barushingira kuri SpaceX.
iyo SpaceX kandi iri under iyo military iri under Trump. Uvuga ngo Trump yaramaze kubona igisirikare anafite na network na connection yacyo kuri satellite. Afite ibigo bakoresha byo cya gisirikare cye ahita gifata agikubita muri systeme za KFS barimo barubaka. Bivuze ngo afite ubukungu bw'ikoranabuhanga akanagira n'igisirikare. Niwe mugabo w'ingabo muri w'icyo bita military alliance. Iyo military alliance rero ariyo turi kuvuga izagituma na Jimbo Musi bafatanyije na bya bihugu byose bamaze kubaka iriya system ya KFS bora bamaze kubaka bari bamaze gutsinda ikintu cyitwa Mossad satellite. Mossad satellite niyo baba elite one bakoresha bamanaging ubutunzi bw'abantu bo ku isi yose. Kuyizimya rero ni ugukatinga amakebo ayiha amashanyarazi ndetse bakanasenya za dam zangomero zitanga amashanyarazi noneho bagatanga. Ubu amakuru nahoze nsoma kare nuze umusaza wacu ari we Putin yamaze gutangaza ko ari guteganya gukora agashya mu matora guhungabanya amatora yo muri Amerika. Kuko na Trump ajyaho nibo bamufashije gutsinda amatora y'ushize. Yamaze kubitangaza. Ko byanga byakunda official ko amatora yamaze arimo arategura icyo bita cyber security. Niyo ngo ikintu cyitwa emergency broadcast system EBS igiye gutangira gutanga ama message, ariko ama message izahabwa ikintu bategereje Trump ategereje ni uburenganzira bwo gutanga bwo kuvuga ngo EBS nitange announcement. Amafaranga ama message twese agere kuri cell phone zo kwisi yose, ama telefone zo kwisi yose tangire kukubona. Niho bazatwamara rero no Putin bari guteza ko agiye kumanuka akajya mu nyanja agaca imigozi yose yira satellite ya Mossad kuko nitanga amakuru. Icyo kintu kimara ko rero ibintu byose nkuko nabisobanuye mu kiganiro cyageze njya nkora bya bindi nasobanuye ama event ya Black Sona event. Black Sona event ya nyuma izaba ku matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Bivuze ngo no gukuraho umuyobozi uriho bashyiraho Trump. Niho mubwira ngo Trump n'undi agomba gutsinda. Bivuga ngo ibintu byose byarateguwe. Kamala Harris azaza mutsinda. None se atsinda Kamala Harris mu buhe buryo hirariwe ku cyamutsinze. Ikindi kirari Clinton yarafite abantu benshi muri n'itangazamakuru. Itangazamakuru se yarera abaye vice president, yarera abaye secretary mukuru wa Amerika, yarafite ikintu gifite background ikomeye cyane. Trump aturuka mu bucuruzi yivugira ibigambo atora amagora ariko mbona birangira mutsinze. Uyu munsi rero Kamala Harris nta kibazo nta kintu kinavuze. Niyo ngo Trump mwamutora mutangutora n'undi azatsinda. Navuga ngo gutsinda ko rero ikintu byose bizaba bimaze guhinduka automatically. Bimaze guhinduka rero ya system iri hariya biromba ngo afite ubushobozi bwo kurwanya abo bantu bamaze kubaka icyo bita KFS. KFS nta mbaraga na nkeya ibindi bintu byose bifite byo kuba byayihagarika. Ni no controllable kandi kabiri under ya Trump na ya military nakubwiye ya military cya gisirikare Trump ahagarariye cyitwa alliance ndetse na bya bihugu biri kwanga idolari. Idolari ntabwo rigikoreshwa ahantu hose. Bamaze kugenda bari kuraho ahantu hose mu bihugu byinshi cyane ndetse n'ibindi biri kugenda byiyongeraho ku buryo no mu gihe no kwitanya 23 ari igihugu kimaze gutangaza ko kidakeneye kongera gukoresha ifaranga ry'idolari na rimwe kandi kiri muri Amerika. Ahubwo uretse n'ibyo idolari bamara kwikuraho ko naryo ryamye kugenda uko no kugusha ubukungu rero hasi tugiye kongera tujye muri collapse stock market igomba kumanuka ikagera kuri zero ubukungu bwose bukagwa hasi bikaza kuva kuri zero rero niko gukonvata amafaranga bashyira muri XRP ava muri baba jama bagiye bayatwara akaza muri systeme iri gutanga icyo bita financial freedom. Noneho ya mafaranga ya madeni yacu yose bakadusubiza bitewe n'imyaka tumaze ku isi kandi uko uva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi icyo gihe sizaba ari paradizo igiye kuba paradizo ariko nabwo ni ibintu by'igihe kitari kirekire uko hazaza kuza ko ikintu cyitwa implemented ya new world order, amategeko mashya agomba kugenga isi. Ayo mategeko mashya azatangira guteza ibindi bibazo. Hari amategeko yateguye gukoresha ari nacyo turimo turasaba NDA and disclosure agreement. Abantu benshi bakora migration ariko ntibasome ibintu iyo banasinya amategeko niba byanditsemo bivuga uburyo ziratoka nizapana zigomba gukoreshwa. Ibyo byose rero birimo hariya avuga ngo ko nta muntu ngo amafaranga agomba gukoresha aha ntabwo ntemewe gukoresha kuko ntibibaho agomba gukoreshwa ahantu hose waba uri hose ku isi. Bajye babisoma nyine ntabwo naza ngo mvuge byose birimo hariya ariko bajye bayasoma mbere ko basinya disclosure agreement cyangwa se bongeye basubiremo bazisome kuko ziba zikirimo. Ayo mategeko yose rero niyo tugiye gutangira gusinya muri ano mezi 3 agiye gukurikizwa mu kwa 10. Ibyo tumara kubikora ya nesara na gasara ibe implemented. None
bihaye ikigero cyo kugeza kuri 2030 aho buri gihugu cyose kizaba cyaramaze kubaka icyo bita CBDC. Iyo CBDC yabo ikabafasha gukuraho amafaranga y'inote n'ibiceri, twese tukajya kuri digital currency. Iyo digital currency iri controlled by KFS yose ikazadufasha gukuraho ya mafaranga yose y'inote n'ibiceri, maze twinjira muri system. Community yose yamara kujoininga, hafi yose bamaze kwinjira muri, bamaze gusinya amategeko, hakaza kuza implementation y'icyo bita new world order. Ariko new world order ibizayikurikira nyuma ntabwo ari byiza, tuzagenda tubigarukaho nabyo nyuma. Muri iki byo mbona aya mafaranga ashaka n'ukuntu abantu bazaba bameze nk'abari muri paradizo, isi turimo ntabwo turagira mu ijana. Sintekereza ko ibintu byazakira cyane, nimba bibyishwana byaba ari imyaka 20. Nyine nk'uko bimeze nawe Putin afatanyije n'Umurusiya, afatanyije n'Umushinwa, abana batajya bahuza, n'ubundi bazongera basubirane, bazongera basubirane nyuma yo muri icyo gihe. Nyine ni world order, ibyo ngibyo ni ibindi bintu. Rero reka tuvuge amafaranga ugiye kubona business wayiteganyije ni iyihe, imiziki ipanze. Reka tunabivugaho rwose. Ufite business plan yawe ni iyihe? Ni iki kintu uteganya gukora? Ufite gahunda cyangwa nyine uryamye amafaranga nakazakomeza kwishura nta kibazo? Ega ushobora kuvuga ati ejo ntabwo uzameze neza, iyo bakigakaza munsi y'inyanja ni gahunda ntabwo n'ahandi hanze, kuko Elon Musk afite na gahunda yo kujyana abantu mu kwezi. Afite hoteli, yubatse hoteli kuri Marseille, hoteli kuraramo ijoro rimwe n'ibihumbi $5,000. Pi network nitangira amafaranga tuzatangira kujya tujya hazarimo no kujya kurya umunyenga, kujya gusurukana gato. Ufite ubushake bwo kujya gutembera ukareba, ugatembera kuri Marseille ukamenya byari byo kongera ukagaruka. Ibyo nako byumvanye ntabwo numva ko ari ibintu bitanga cyangwa ibintu bidasanzwe, kubera ko isahani igeze n'umuvuduko uriho, ibi byose birashoboka. Nuko ejo hatugatiza cyo gusura munsi y'inyanja kureba ibyo aribyo, ni ibintu bisanzwe wajyayo. Rero mu minsi mike iri imbere ntabwo abantu bazaba bakibasha kubona akazi, kubera robot zigiye gutangira gukora akazi, ibintu byose bihinduka. Ako kazi rero ni birebire. Ejo bundi nabwiye abantu navuga ni cryptocurrency, mwabyemera mwabibyemera, waba umusaza, waba umusore, waba umuntu, waba uki, mwese muzakina iryo faranga ry'uko nabonga muzarikene kandi muzarikoresha. Abantu bamwe bati nyamara sha murasara, aragiye nimba ari ibintu mwamwe, ariko ibyo umuntu wababwira n'ibyo, kuko systeme y'isuku nimeze, nubwo twaje gute tukisanga idolari ryarafashe isi yose. Ntabwo cyane byari bimeze, ntabwo idolari murabizi, ntabwo idolari siri hejuru y'iyero cyangwa pound. Ni faranga rifite ahantu rikomeye, kuko rifite bita navuga ko ari fondation. Fondation ijya ku buryo nyine wisanga ari amafaranga akoreshwa ahantu hose ku isi. Icyo kintu nicyo bari gukora, kuko nyine idolari nyuma y'intambara y'isi ya kabiri bamaze kuryemeza, amategeko basinye rwose mu gihe gito bamaze kuyica, bahita barikoresha nk'igitugu, batanya gutegeka isi bifashishije idolari. Rero uyu munsi ibyo bihugu byose byagiye birivaho uyu munsi, nicyo gihe cyo kuba barekera hasi. Abantu ko niko bimeze kabisa. Ngira ngo igihe cyacu kugenda tugendana mu gusoza n'ubundi dukomeza no gusoza, ariko icyo nibutsaga abantu pioneers nuko iya grace period tuyirimo, cyangwa se bakora turimo kuyigira nk'aho turimo turayisoza, bakora KYC zabo. Urumva muri iyo minsi maze gutambuka 15 yewe ntabara kandi nk'imista tuvuga ngo 15 wirara vuga ngo ndacamira 10. Ega KYC bagorana, hagiye kubona neza rwose, gusaba indi minsi, kandi ubu tugereje indi minsi ushaka gutwara n'icyumweru, ntabwo mwigiye uzakora. Rero nyamuneka imufite grace period ubwo uko turi kugenda tubikurikira, babikore babirangize n'ubundi. Byinshi rero amakuru nakagaruka ejo n'ejo turabaha n'ibindi, ariko urumva ko dufite ibintu byo kubabwira. Hajemo Ripo, hajemo XLM, hajemo Sanje Serana, XDC tujye tuyivuga nayo n'umwana wa XLP na XLM. Byinshi kubabwira byano biracyahari, hari byinshi byo kumenya, hari ibizo, hajemo za distate n'uyu munsi, distate zijemo, hajemo za elimination, hajemo ewa. Chris, ndumva rero uko biri kose bazagenda babisobanukirwa n'ubundi tugenda twisoreza ikiganiro cyacu, kuko barabizi nakagaruka tugenda tubagarukaho, tubaha amakuru agenda ahari kugira ngo bose bagende babikurikirana gahunda kuri gahunda. Niyo mpamvu rero twababwira ngo mwebwe mukurikira, kandi turabona ikintu cyose no kugenda mugikurikira, cyane cyane Genesis Web 3 mukomeze muryoherwe nayo kugira ngo ibintu byose bigende neza. Turavuga ngo rero nk'uko mubimenyereye ahangaha ni gahunda umunsi wose tukajya tubikurikira hano, tuzajya tubigarukaho, turapininga za nimero n'ubundi ibibazo byose mukina mujye mugenda mubibaza, kugira ngo tube twagenda tubikurikirana umunsi kundi kuri gahunda yacu, kugira ngo tube twagendana. Mubaza nta kibazo, nimero zirimo batuzibona rwose, bazipininga muri munsi mu kiganiro, muri discussion y'ibiganiro mubisangamo bazibona. Ciao ciao, ikiganiro cyo nakagaruka, bakunda cyane.